Amahoro. Turacyari rero kurebera hamwe ku mikorere ya YouTube, n'inzira umuntu anyuramo kugira ngo agere noneho ku rwego rwo kuba yakwinjiza amafaranga kuri YouTube. Ubu rero tugiye kurebera hamwe ngo ni gute YouTube umuntu atangira gukorera ayo mafaranga. Turamutse tuje aha, tuje hano kuri YouTube, dutegereze. Noneho tukaza ahangaha. Hano rero bahita banyereka channel yanjye. Aha rero iyo tuhaje tukavuga ngo channel status and features, tukajyaho turaza tukareba, bakatwereka uburyo channel yacu ihagaze. Ni ukuvuga ngo bakatwereka uko kugeza ubu ihagaze. Turategereza, bakatuzana rero ahangaha. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo utangire gukorera amafaranga kuri YouTube, ni ukuvuga ngo YouTube channel yawe iba yabaye monetized, iba yabaye monetize cyangwa monetized. Iyo buvuze monetized ni ukuba wemerewe nyine ubwo bubasha bwo kuba watangira gukorera amafaranga. Aha rero urabona ko kwa uploadinga hano barakwereka ko ubyemerewe n'ibindi wemerewe hano, ariko ahangaha harimo ibyo utari wemererwa, harimo na monetization. Noneho ni ukuvuga ngo rero aha, iyo ushaka kumenya byinshi kuri iyi monetization, ushobora kuza ukakirika kuri learn more. Na mbere yuko tuhajya rero, ubundi kugira ngo ube monetized, channel yawe ibe monetized, ni uko ugomba kuba nibura ufite abantu biyandikishije basubscribinze kuri channel yawe, nibura abantu 1000. Ikindi, nibura video zawe zikaba zararebwaga amasaha 4000 mu gihe cy'amezi 12 ashize. Ni ukuvuga ngo mu mezi 12 atambutse ukaba warabashije kurebwa, video zawe zarabashije kurebwa amasaha 4000, kandi ukaba ufite nibura abantu 1000 biyandikishije ku rubuga rwawe. Icyo gihe uhita wemererwa gutangira gukurikirwa cyangwa se gukorera amafaranga kuri YouTube channel yawe. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe nabwo ibi ushobora kubyuzuza, ariko mu by'ukuri ntiwemererwe gutangira kwinjiza ayo mafaranga. Ni ukuvuga ngo ibi ukabyuzuza, ariko ntubashe kwemererwa gutangira gukorera amafaranga. Ni ukuvuga ngo niba ibintu ushyiraho atari umwimerere wawe, mu by'ukuri ari nk'ibyo ukura ahandi, icyo gihe bishobora kukubera inzitizi, ntubashe gutangira gukorera amafaranga yawe kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo rero condition nta yindi, igihe cyose uzaba wagize abantu 1000 biyandikishije kuri channel yawe cyangwa basubscribinze, kandi video zawe zikaba zararebwe nibura amasaha 4000 mu mezi 12 ashize, icyo gihe uremererwa iyo wuzuje ibindi bisabwa. Ni ukuvuga ngo rero iyo tuvuze abantu basubscribinze kuri channel yawe, ni ukuvuga ngo reka tuze turebe urugero. Urugero, niba tuje aha dushaka kwiyandikisha kuri runo rubuga rutwereka iyi myitozo ngororamubiri. There's no such thing as a perfect writer. Ni ukuvuga ngo rero iyo nje ngakirika hano, mba niyandikishije kuri urwo rubuga mu gihe email yanjye yaba ifunguye hano kuri iyi browser. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe ibizajya bijya kuri iyi channel bazajya bashyiraho, nzajya mpita mbona ko hari ikintu bashyizeho, kuko nabashije kugera gute kwiyandikisha kuri uru rubuga, kuri iyi YouTube channel. Ni ukuvuga ngo rero ikindi, hano murabona izi publicité. Ubundi izi publicité nizo ziturukaho amafaranga ukorera, noneho ayo mafaranga yawe akajya ajya mu cyitwa Google AdSense. Urabona ko ahangaha dufunguye iyi video, ariko mu by'ukuri
ntabwo duhise tubona uriya muntu twabonaga wari uri gukora iriya myitozo ngororamubiri, tubanje kubona iyi publicité. Iyi publicité rero ubu ngubu ni ukuvuga ngo aba bantu barishyuye, bishyura Google, kuko Google niyo igenga na YouTube. Barayishyuye ngo ibamamarize aba bantu bakoze Grammarly, icyitwa Grammarly. Noneho ni ukuvuga ngo ahangaha iyo aba bantu bishyuye Google, ni ukuvuga ngo Google nayo iduhaho kuri ayo mafaranga baba bayihaye, noneho ikamamariza kuri channel zacu. Aha ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri ahangaha iyo publicity ivuyeho nibwo uba ushobora gutangira kureba bimwe washakaga. Aha ni ukuvuga ngo rero bigenda bite kugira ngo aya mafaranga yawe aze akugereho? Aya mafaranga yawe araza akakugeraho bigenze bite? Ni ukuvuga ngo iya email twakoresheje turaza tukayinjiramo mu cyitwa Google AdSense. Amafaranga ava hano aragenda akajya mu cyitwa Google AdSense. Noneho natwe tukaba tuzashobora kuyavana kuri Google AdSense tuyajyana kuri konti zacu, yaba konti ya bank cyangwa iya PayPal, ibyitwa PayPal. Noneho ni ukuvuga ngo ahangaha ushobora kwinjira muri Google AdSense. Kugira ngo rero winjire muri Google AdSense yawe, ubwo ni ukuvuga ngo ni ukuba ufite email ya Gmail, birumvikana. Ahangaha iyo ushaka kwinjira muri azo ukandika Google, warangiza ukagira /AdSense. Noneho ukareba aho amafaranga yawe azajya agenda ajya. Hano rero turategereza. Ni ukuvuga ngo iyo tuje aha, iyo ari ubwa mbere uraza ukajya ahanditse get started kugira ngo ubashe gutangira na Google AdSense. Ni ukuvuga ngo rero aho iyo ukiritse kuri get started bahita batangira kuza hano kukwereka, kuza hano bakakwereka uburyo ibingibi uri buze ukabyuzuza. Ni ukuvuga ngo uraza ukabyuzuza ibi byose, noneho warangiza ugakora save and continue. Ni amabwiriza baguha y'ibintu ugenda wuzuza. Ni ukuvuga ngo rero iyo iri account yawe usanzwe warayishyize muri Google AdSense, iyo usanzwe warayinjije muri AdSense, nta kindi uraza ukajya kuri sign in. Hano handitse sign in, noneho ukabasha kwinjiramo. Reka rero dutegereze. Ni ukuvuga ngo rero baraza bakakubwira ngo we are working on setting you up. Barakubwira ngo rero bari kubikoraho bagira ngo noneho nawe bakwinjize muri AdSense. Noneho nurangiza ahangaha ni ukuvuga ngo baba batari bakwemerera. Ni ukuvuga ngo barakubwira ko bishobora gufata iminsi mike cyangwa se bikaba byanageza no mu byumweru 2 bitewe n'ibyo bakiri gusuzuma kugira ngo utangire ubone amafaranga yawe binyuze kuri AdSense. Mu gihe rero baramuka bakwemereye ko abahawe uburenganzira bwo kujya ukorera amafaranga cyangwa aya mayero cyangwa amadolari binyuze kuri Google AdSense, ni ukuvuga ngo icyo gihe ahangaha niho ashobora gutangira kwiyandika. Ni ukuvuga ngo aha niho aba ashobora kugeza akiyandika. Ni ukuvuga ngo iyo wakoreye uyu munsi, ayo wakoreye ejo, mu minsi 7 ishize cyangwa muri uku kwezi. Ni ukuvuga ngo rero ku itariki 21 amafaranga yose aba ari hano warakoreye aha arimuka akajya kuri balance. Ni ukuvuga ngo iyo agiye kuri balance ntayaba agiye mu mubare wayo uzishyurwa. Ni ukuvuga ngo aha arimuka akajya aha akaba amafaranga uzishyurwa. Ni ukuvuga ngo amafaranga rero yawe ushobora kuyafata ryari. Iyo wahisemo kujya ukoresha amayero, urabona ko hariho amayero, ni ukuvuga ngo icyo gihe amayero 70 nagera akajya hano kuri balance uzaba ushobora kuyafata. Ni ukuvuga ngo cyangwa se niba wahisemo gukoresha amadolari, uzafata amafaranga yawe
namara kuba amadolari 100. Ni ukuvuga ngo ushobora kuyafata amaze kuba amadolari 100 cyangwa amayero 70. Aha ni ukuvuga ngo rero kugira ngo rero uyafate ushobora kuyohereza kuri konti ya bank. Ni ukuvuga ngo aha ushobora kuyohereza kuri konti ya bank cyangwa se ukohereza kuri account ya PayPal. Aha ni ukuvuga ngo rero uragenda muri bank ugafunguza konti muri currency cyangwa mu bwoko bw'amafaranga wahisemo gukoresha hano, nimba ari y'amayero cyangwa y'amadolari. Noneho warangiza Google iguha icyitwa verification pin, ikoherereza pin. Ni ukuvuga ngo ushaka agasanduku k'iposita ikakohererezaho pin, ibaruwa irimo pin, warangiza ya pin bakaguha aho uyuzuza. Icyo gihe ibyo ukabikora nibura umaze kugira amadolari 10 muri account yawe, bakayikoherereza bakaguha aho uyuzuza. Iyo umaze kuyuhuzuza rero icyo gihe uba wemeye ko noneho igihe cyose amafaranga yawe azaba yuzuye wa mubare amayero 70 cyangwa amadolari 100, ushobora kuzahita uyohereza kuri bank ya konti cyangwa indi konti yose ishobora kujyaho amafaranga. Noneho ukagenda ukaretira ya mafaranga yawe. Ariko ubwo nabwo bisaba ko wafashe ya konti yawe ukagira aho yuzuza. Hari aho Google iguha ukayuzuza, noneho ikajya yoherezaho amafaranga yawe buri uko ubyemeje hano muri account yawe. Uko rero niko amafaranga yawe niho agenda yistoka cyangwa yirunda, niba ariko nabyita, nawe ukazayafata uko rero ubishaka. Aha ngaho rero nguko uko umuntu ashobora kuza akajya muri AdSense, yarangiza ukabona naho amafaranga yawe azajya ajya. Murakoze.